hari umuntu ubyihishe inyuma wo muri famiye. ibyago urimo hari umuntu ubyihishe inyuma. Kuba utabyara, kuba urwaye, kuba uhomba, kuba ukena, kuba abantu bakwanga, kuba nta terambere ugira. Hari inzozi 8 ziguhishurira ko ibyo bintu hari umuntu ubyihishe inyuma. Kandi ubyihishe inyuma ntabwo ari umuntu wakure. Hafi aho arakuzi. Yego. Azi nyoko, azi so, azi igisekuru, azi noneho birenze, anazi faiblesse zawe, intege nke zawe, azi intege nke zawe, azi imbaraga zawe, azi abo mwuzu, azi n'abo mukorana, azi n'abo mugendana. Ariko struggle buriya sinjya amenya gusobanura ijambo struggle neza. ni uguhirimbanira ushaka guhindura ubuzima wari urimo ugera ku bundi ariko bwiza burusha ubwo wari urimo. Uragerageje ariko ntabwo biri buguhire. Iwanjye ntabwo bikunda, nabyo haracyaburaho. Impamvu biburaho ni uko struggle nayibayemo. Yego. Icya mbere, muri struggle ntabwo ufite ibyo wifuza, nyamara hari icyo wifuza kugeraho. Yego. Ni ukurwana n'icyo ushaka, kandi ukarwana nacyo nta bushobozi, warangiza ukarwana n'umubiri wawe. Ububwira ngo warya utarya, waryama utaryama, ugomba kubigeraho, ugomba kuhagera. 3, ubuhanganye na duyi, umwanzi wawe utifuza ko iyo struggle. Ndabizi ko bari burakare. Ntabwo barakara. Akibaza umuntu mwasenganye muri korali, akakwicira mu rusengero mwasangiye nk'ifunguro ryera, akakwicira umwana umwe, akagaruka 2. Ngenda bitekereza bikanansiga buriya. Ari umuntu atera rero yukumva wanakwishikira kwigendera. Uvuze ngo burya umwana wa Silas, inshuti yanjye magana ntusi, yaransize ariko ndamukunda, yishwe n'ibyo bongeye muri uwo mwana. Hari ibyakozwe mbere, hari n'ibyagarutswe. Yagiye umudamu yenda ntahara, abana n'abamarayika. Yego. Nakubwiye ngo umuntu wakuroze buri gihe akurikirana ubuzima bwawe, ntabwo yemera ko ujya kure, akuba hafi nk'uko urwaje kugira ngo aguhuhure. Ibi bintu uyu nguyu uhabwa ibyo kurya, amafaranga, imyenda, ntabwo ari inshuti, ahubwo afite ikintu cyamuzanye, yaje gushaka iwawe kandi ugomba gutsinda. Yego. Cyo ni cyane. Ikindi ariko twemeranywe ko abagome basa n'abantu beza, ahubwo bigira abantu beza. Twemeranywe ko ibisambo bya mbere muri iyi si byambara neza. Ni aba smart, ntabwo wamukeka. Kandi ugiye gutekera umutwe yaciye mu ijambo ry'Imana, arakurangiza, urashya pe. Kereka yari umuntu uzi kureba kure, amwe bita ngo turabanyamubiri, ntacyo bintwaye. Weba mu mwuka wawe bakubeshye, sarege nzatura mu mubiri. Rega dufite ahantu hatatu ho gutura. Aha mbere. Hallelujah, 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 hallelujah. Ubumwe bw'Abera Ministries uyobowe na Reverend Ntababazi Jean Baptiste, aha amavuta akandagira amateka dushingiye ku mvugo y'ijambo ry'Imana rigaragara mu gitabo cyayo ibice 33 umurongo wa 14 kugera ku 16 hasobanura yuko Imana ivugira mu nzozi no mwiyerekwa bya nijoro abantu bashyizweyo. Bityo aho umugambi wo gusobanura kugira ngo udatesha agaciro inzozi zawe nizo wowe. Ntaho uzatandukana n'imvugo y'Imana, wizitesha agaciro, wizisuzugura, izigambiriye kukugirira nabi zishingiye kuri karande ufite n'Imana ibikubwira, bisenye biveho. Ibishingiye mu kuri nabyo bisenga ukiranuke. Ubumwe bw'Abera Ministries
buri muntu wese mu itorero rye aba wejejwe akore nk'imirimo, ariko duhurire mu gukiranuka no kubaka ahazaza hawe hashingiye ku nzozi zawe n'imitekerereze yawe n'ibikorwa byawe. uri uw'agaciro, uriwe kandi uriwe n'Imana izubakiraho amateka adasanzwe. Mwebwe Abera Ministries umuntu arisanzura akamenya yuko Imana iri mu ruhande rwe. Shalom shalom. Tuje nkwifurije kugira ibihe byiza dukurikiye aho uherereye hose, abari mu Rwanda bari hanze y'u Rwanda turabashimira cyane. Imana ibahe umugisha bakoze subscribe, abagoye ubumwe bw'Abera Ministries, amavuta kandi agira amateka ubuzima bugahinduka. Mwarakoze kwagura uyu muryango mugari, ni ishuri twigiramo ibintu byinshi, ariko ikintu cyiza tujya tubifuriza nko kuzabana mu gitaramo cyo mu ijuru, kuko ibyo dusiganirwa byose ni impfabusa. Ikintu cya mbere, umuntu wese wizera Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza ni ukuzaba mu gitaramo cy'Abera. Yego, turabashimiye rero abantu bose baguye ubumwe bw'Abera Ministries, kuko twigiramo ibintu byinshi. Abantu babanye na Mushumba mu minsi yari amaze adahari, turashima Imana ko yongeye kugaruka. Dushimira n'abantu bose bamubaye hafi. Amazina ni Jerry ndagarutsa n'ubundi. Seeds of Joy barahabaye, abantu bishyura mituweli, abatishoboye, abatabasha kubona uburyo bwo kwishyura ubwisungane mu kwivuza, turabashimira cyane. Nciye bugufi rero nakira Mushumba mu minsi yari amaze adahari. Mushumba, ikaze nanone. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha. Ndumva kuri njye n'ibyishimo n'umugambi mwiza w'Imana udasanzwe. Ntabwo abantu babashije kumbona kubera ko nari maze iminsi ndwaye, n'ubundi ntabwo biragenda neza nk'uko mbyifuza, ariko bizagenda neza. Mfite gushimira mwese mwasigaye ku rugo, ndetse n'umukozi w'Imana Sirasi. Amen. Mwarakoze ku buryo bwiza, ndabashimira. Hanyuma ndagira ngo nibutse abantu cyo twita Seeds of Joy. Seeds of Joy, yego, ni igikorwa cy'ibyiza ugomba gukorera umuntu wawe, cyane cyane ko kwara kugaburira abana bafite imituku, kugira ubufasha kwibaza mbuto. Rero turakomeje kubiteganya, kandi ababikoze bagiye bagira umugisha ugaragara mu buryo bukomeye. Hanyuma igice cya kabiri ni icy'abantu bishyura mituweli. Yego, ndashimira umubyeyi uri mu gihugu cy'Uburayi, nanze kuvuga mu izina, yanyohereje message kandi twarayakiriye, kandi ubutumwa bwageze aho bugomba kugera. Ntabwo yatanze amafaranga make, icyo nzi cyo harimo mituweli zirenga 100 z'abantu bishyura 5. Turamushimiye, kandi ni umwuga udasanzwe, n'abandi bose bakomeje gukora imikorwa. Shimira umubyeyi umwe wampamagaye arambwira ngo afite umushumba, ngareke yose pfira mubangamiye nivuze. Abo bose rero ndabashimiye, kandi vuga ngo Uwiteka Imana y'amahoro ibaha imigisha idasanzwe kuba mwarasigaye ku rugo mugakora ibikorwa byiza. Ndacyarwana iyo ntambara, ariko izarangira. Yego, nanjye numvaga nkumbuye platform, nkumbuye abantu banjye, ngira ngo mbasuhuze, mbabwire ko Uwiteka kindinze pe. amen. Hanyuma rero uyu munsi wa none ndashaka tuganira ku nzozi 8 zerekana ko ibyago urimo hari umuntu ubyihishe inyuma wo muri famiye. Ibyago urimo hari umuntu ubyihishe inyuma. Kuba utabyara, kuba urwaye, kuba uhomba, kuba ukena, abantu bakwanga, kuba nta terambere ugira. Hari inzozi 8 ziguhishurira ko ibyo bintu hari umuntu ubyihishe inyuma. Kandi ubyihishe inyuma ntabwo ari umuntu wakure, hafi aho arakuzi. Yego, azi nyoko, azi so, azi igisekuru, azi noneho birenze, anazi faiblesse zawe.
intege nke zawe, azi intege nke zawe, azi imbaraga zawe, azi abo mwuzu, azi n'abo mukorana, azi n'abo mugendana. Ariko struggle buriya sinjya amenya gusobanura ijambo struggle neza. ni uguhirimbanira ushaka guhindura ubuzima wari urimo ugera ku bundi ariko bwiza burusha ubwo wari urimo. Uragerageje ariko ntabwo biri buguhire. Iwanjye ntabwo bikunda, nabyo haracyaburaho. Impamvu biburaho ni uko struggle nayibayemo. Yego, icya mbere muri struggle ntabwo ufite ibyo wifuza, nyamara hari icyo wifuza kugeraho. yego, ni ukurwana n'icyo ushaka kandi ukarwana nacyo nta bushobozi, warangiza ukarwana n'umubiri wawe ububwira ngo warya utarya, waryama utaryama, ugomba kubigeraho, ugomba kuhagera. gatatu uba uhanganye na duyi, umwanzi wawe, utifuza ko iyo struggle uyivamo. Ni ibintu bitatu. Icya mbere gutsinda umubiri wawe wowe ubwawe, yego, ukawubwira ko utari buborose, utari burye, utari bunywe, n'urya urarya rimwe, utari bwambare neza, utari bwambare, utari bwinezeze, urarwara inda, urarwara ibiki, kandi ugomba kubahiriza itegeko. yego, kandi ugomba kugera kuri top y'icyo ushaka, hejuru ku ntsinzi, kandi nta bikoresho bikujyanayo ufite. Bizagusaba ko wambura umwanzi wawe za ntwaro kugira ngo ugere ku cyo ushaka. yego, Niyo mpamvu kuvuga struggle n'akanwa mwumva ari ibintu byoroshye. Ni uguhangana n'icyo ushageraho, ni uguhangana nawe ubwawe umubiri wawe, no guhangana n'umuntu ukubuza kugera ku ntsinzi yawe. So bisobanura ngo struggle uri munyuramo. yego, ariko uzi kwirirwa ubusa utariye kandi ukaba utashe igitoki cy'umuntu. no gutsinda. Uzi kumara iminsi ibiri utariye ariko ukabona umuneke ureza ariko ukabura uwo kuzamura ngo uteme igitoki. no gutsinda umubiri wawe. Niyo struggle sasa. Nayikaciye ndakumva noneho. Wanyumvise? Ukifuza ibyo wari ufite, nk'abari bafite abagore. Yego, ukemera ukamusiga. Ukifuza ifiriti wasize mu rugo kuko hari icyo ushaka kugeraho. Yego, struggle no guhangana n'intego yawe, no guhangana n'abakubuza kuyigeraho, no guhangana nawe ubwawe, kwiyima, kwigomwa, kwirinda, no kwirinda ko wakora ikosa ryatuma hari abantu bakurwanya kuko bakubonye ingeso mbi. yego, kuko iyo ugiye muri struggle nta nshuti uba ufite, nta n'umuntu uba ugukunda, uba ugomba kurema ubushuti muri iyo ntambara. nk'uko twahora ufite ikizame cya perimi ugatora nk'idolari 100. yego, warangiza ukarinsubiza kandi uzi ko ari ikizame ntayo ufite. kurara ubusa ureba inkoko irimo izerera kuko si iyawe. ubwo yakemura inzara ufite ariko si yawe. Si yawe. Nicyo bita struggle sasa. Ndagira ngo bakuri kimwe gabera, nagira ngo mbasuhuze kuko cyumweru nzavuga ibintu bimwe na bimwe abantu bajye banaseka Tesla no past yanze biti. So rero inzozi 8 zerekana ko ibyago urimo hari uwo mu muryango wawe ubiri inyuma. Nanjye ndicaye ngiye kukumva. Icya mbere guhora urota ubona isura y'uwo muntu wo mu muryango wawe akwitambika cyangwa arimo kurwanya, avuguruza imvugo zawe, akubuza gutambika. Kubona isura y'umuntu wo mu muryango wawe mu nzozi akwitambika, akurwanya, agucecekesha cyangwa akubuza gutambuka. Yego, bivuze iki? Bisobanura ko suwo ariko hari umuryango wa bugufi. yego, Niryarabariwe nuko yaparesa mu zawe
nuko aboneka mu nzozi kenshi. wa wundi nyine isura niba aza rimwe kabiri gatatu kane ahora aza, ariko niba ataza kenshi ni umwe muri abo ngabo, ahubwo uzamubwirwa n'iki? barindira ikiganiro cyo ku cyumweru. nta kibazo ko tuhabaye se tubanyije buriya. ni ukuvuga ngo buri gihe is it emergency? No. Noneho uwo muntu ukwitambika, ukubuza, ugukerereza. Inzozi ya kabiri ni umuntu buri gihe ujya muri opposition yawe. ubwo ni uruhande rukurwanya cyane mu nzozi, ukamurota ubona akurwanya, ari muri opposition. hari abantu batarwanaga murabyitiranye, akase ibitekerezo byawe, ashyiremo kakayaga ndabona ari yego. ni ukuvuga ngo ajya muri opposition. tumwe niba ugiye guhinga ibigori ashaka guhinga amateke. inzozi ya kabiri kurota umuntu ajya muri opposition yawe, kuko si ukurwana rw'ibipfunsi, ahubwo ni opposition y'ibitekerezo. yego, kuvuguruza, kugucecekesha, kugeza ku ruhande no kwihuza n'abanzi bawe. usibye no mu nzozi, uno muntu ushaka kubuza gutambuka no mu buzima busanzwe, ugomba kumenya mu buryo bukwiriye. rero sasa, yego, inzozi ya gatatu ni ukurota uhabwa ibiryo n'umuntu wakekagaho ingeso zitari nziza kuri wowe. wari usanzwe n'ubundi ukeka ko ashobora kuba hari ibintu uramususpectinga, urakeka, umwemera, umushidikanyaho, ariko mu nzozi waryama ukabona arimo aragusavinga icyo kurya, hita usirenyaho akarongo, sometimes akanaguhatira kubirya mu nzozi. yego, iyo nzozi kurota uhabwa ibiryo n'umuntu ukeka ko ari n'umwanzi wawe, atari mwiza, amafaranga, imyenda, amasaha, ariko biri tofauti. ibyo byose bisobanura ko ubukene urimo, uburwayi urimo, ubugumba urimo, agahinda urimo, hari umuntu ukabigiramo uruhare, ukuza umuzi n'umuhamuro ubifitemo uruhare mu bibazo uri mucamo. ntabwo aba ari uwakure, oya, ari uwa hafi, kandi rimwe na rimwe nawe umwibwirira, ukamubwira uti mva naringize gahunda, ariko wihangane, ahantu ugiye kwakira amafaranga runaka, ukahera kubivuga, amahirwe ngo ikintu uracyumva kuko wabivuze. buri gihe agize uruhare mu kuguha, kandi wamukekaga. banza mvira ijambo, n'ubundi wari usanzwe umushidikanya, n'ubundi uramushidikanya mu mitekerereze, mu myumvire, mu biganiro, wabuze ikimenyetso, ariko mu nzozi niyo akuri iruhande wumva utitira. bivuze ngo iyo aguhaye ibiryo ni uburozi, arimo araguhiga. amafaranga ni inyatsi, imyambaro ni kwambura icyubahiro cyawe, ariko ibyo bimucamo abiri inyuma. abakuru cy'umwagabera batwumve ibintu, bitega amatwi babishyikire, kuko ni uburyo bwo kubagira inama. mbabwira ko tugigisha ubugome, tukwigisha uko wirinda. erega imbwa wayitera amabuye ikiruka, ufite uburyo wayirwanya. n'inyamaswa ufite ukuntu wayirwanya, ariko kurwanya inyamaswa yitwa umuntu biragora. azi icyo utekereza, azi icyo ushaka, yakubonye ukura, yakubonye ukora, azi intege nke zawe. yego, rimwe na rimwe wanazimusangije, warazimubwiye. bitegura ikiganiro cyo kuwa kane, nabwiye ngo hari igihe bayifuza kugwa mu mutego we kugira ngo yerekane ubwambure,
singuyu namubabwiye se uyu nguyu nahoze mbibabwira ntabwo mubyumva. reka giye bajye bareka mbabwiza ukuri, nta muntu ntinya pe, n'uwo ntinya yihangane, ni agaciro Imana yamuhaye. Iyo uvuze abarokore bumva urusengero rwa Pantekote, ntabwo ariko bimeze. Ni abantu bose bitwa ngo ni abaki, abarokore basengera mu madini atandukanye. Ubundi ushaka umurozi wa mbere uzamusanga mu madini. Umupfumu w'umugome ari mu madini, umuhemu wa mbere mu madini. Abantu baraje bihisha mu idini, babasha kwegezereza ibintu byabo. Ko burya mu idini gukoreramo ikibi ntabwo kikugora nko wagikorera hanze. ubwo uvuze icyo kintu nibuka ubwo nagiranaga ikiganiro n'umukozi w'Imana Silas ambwira ati umwana wanjye umwe babiri. Ya bintu by'uriya mwana ajya ubyihorera. Uriya mwana ni inshuti yanjye cyane. Yarabitubwiye ko yari inshuti yawe. Ariko ikibazo na se nawe imyumvire ye izamuka itinze. Yagombye kuba amenye ko umwana yari arwaye mbere, ko narabirebeshaga amaso. Rero kubera ukuntu akijijwe n'ukuntu yikundira abarokore, yakomeje kwiyegereza agira ngo n'ubundi nawe bazabumuha amaherezo muri Haleluya. Oya ni ukuri, none se kagira umutima mwiza. Agira umutima mwiza Silas. Ngira mwana naho azamubyumva bivuga bati muzankorera ubukwe bwiza, ariko nje narabyumvaga akanampamagara ngo umushumba wanjye ari kuri telefone. Bakampamagara nkajya kukareba, naragakunda nkaгаterura. Nje nagiyeyo umunsi umwe, ni nawe wari unjyanye urabyibuka muri Covid tugiye kubasura. Ngiye ryo mwana yanyikundiraga cyane ku buryo bukomeye, niyo mutekereje ndababara mu mutima wanjye. Sira ntiyari inshuti yanjye cyane, mushumba wanjye, ariko namureba nkabona afite ikibazo buriya. Ariko se umuntu wakuroze agaruka kuza kureba kuri indangare ngo yongeremo. Nibyo nari ngiye kukubaza. Badushoboza iki? Badushoboza ngo muri Kristo Yesu byose byaremwe bishya. Ugahita ukingura umutima, ugakingura icyumba, byose bakinjira. Ndabizi ko bari burakare. Ntabwo barakara. Ikibazo umuntu mwasenganye muri korali akakwicira mu rusengero mwasangiye nk'ifunguro ryera, akakwicira umwana umwe akagaruka babiri. Ngenda bitekereza bikanansiga buriya. Ariko umuntu atera rero yukumva wanakwishikira kigendera. Uvuze ngo burya umwana wa Silas inshuti yanjye magana ntusi yaransize, ariko ndamukunda. Yishwe n'ibyo bongeye muri uwo mwana. Hari ibyakozwe mbere, hari n'ibyagarutswe. Yagiye umudamu wenda ntahari, abana ni abamarayika. Yego. Nakubwiye ngo umuntu wakuroze buri gihe akurikirana ubuzima bwawe, ntabwo yemera ko ujya kure, akuba hafi nk'uko urwaje kugira ngo aguhuhure. Ibi bintu uyu nguyu uhabwa ibyo kurya, amafaranga, imyenda, ntabwo ari inshuti, ahubwo afite ikintu cyamuzanye, yaje gushaka iwawe kandi ugomba gutsinda. Yego, cyo ni cyambere. Ikindi ariko twemeranywe ko abagome basa n'abantu beza, ahubwo bigira abantu beza. Twemeranywe ko ibisambo bya mbere muri iyi si byambara neza. Ni aba smart, ntabwo wamukeka. Kandi ugiye gutekera umutwe yaciye mu ijambo ry'Imana, arakurangiza, urashya pe. Kereka yari umuntu uzi kureba kure. Bamwe bita ngo turabanyamubiri, ntacyo bintwaye. Weba mu mwuka wawe bakubeshye, sarege nzatura mu mubiri. Rega dufite ahantu hatatu ho gutura. Hambere ni mu mubiri, kabiri mu mwuka, gatatu mu bwenge. Birashoboka ko waturira icyarimwe aho hantu habiri. Nuzura umunyamubiri tuzaganira nk'abanyamubiri. Nuzura umunyamwuka tujye mu mwuka. Sibyo?
birashoboka ko umunyamubiri yatsinda umunyamubiri waje ashaka kumugirira nabi. handyarya ebyiri iyo ziryamanye bucya ntayihaye indi. indyarya ebyiri iyo ziraranye bucya ntayihaye indi. mwari mukumbuye avuga ngo uretse ngo abana barakanuye bari amasaha ntaragera uretse yarangiza mu gitondo ngo ngo dore watinze inyoni ziravuze harakeye ubwo nawe butaha yes iyo yaje umubiri mukaganira umubiri uramuvumbura. burya kubeshya umunyamwuka biroro. Yego. abanyamwuka bose ntiberekwa cyo nabimenye bishyire muri iyo agenda. kuba umunyamwuka ntibisobanura kwereka ko nta mpano ufite. herekwa abanyempano gusa se. ati mwene data nshuti yanjye jeri rwose turakundana urumva noneho se ntacyo mushumba yakubwiye ngo ubu ntugero wigira ikibazo ejo nzanagaruka ntabwo uzi ko twasenganye se. yego ariko umunyamubiri nyaguhe nsigarana iki. abana barya iki. umunyamubiri ari mu mibare. ari mu mibare. nyabiri yavuze ngo iyo turi iwacu mu mubiri tuba turi kure y'Imana. mu mubiri turi indyarya, turi abagome, turi incakura, turi insesezi. mu mubiri tureba inyungu zacu bwite. nyaguhe bigenda biteze ejo njyewe nzamere neza. yewe ihangane. mwati nta kintu afite. umuntu nkanjye ndayafite ariko nyafitiye gahunda. ako waba ari umunyakuri kubwira ati arahari si ko takiyata kubera kuyatwara muri momo. ubwo uramutse yamwimye ukaza kuyata wamutakira ngo nayataye. icyo nicyo kwitondera. wanyumva neza. burya abakobwa bakunda gusambana n'abahungu basambana bari mu mwuka. ntiwibeshye ngo bavugana kuri iyo ngingo. birikora se. barashimana utuzara batari kuwaretse Imana itatureba nabi. agenda amanuka bari abakobwa uruzi batera amada. nta n'igikorwa kiba cyabaye. iyo akinjira aba yasohotse. tap and go. narumiwe koko. kuko nta mwanya wo umunyamubiri murakiganira. naho umunyamwuka atinya kubivuga ariko bakamukoraho imiriro igacana. kwisha amanene siri kwizikaba insinga zigashya. inzozi rero kugira ngo nihute. yego. ni inzozi ngiye kubwira kurota inzuki zikuzengurutse. inzuki izi bizi inzuki apana zikuri imbere ahubwo zikugose zikwirukankana. bisobanurwa yuko umuntu biri inyuma akuzi neza kuruta uko wize. ninde wari ukagasiga inzuki. ntabwo bishoboka. ujya kujya ugasanga arahazi, wajya ugasanga arahazi, wajya ugasanga arahazi. mbega ikintu cyose ugiye gukora ugasanga gihagazemo. iyo urota inzuki zikwirukankana zikuri iruhande zirimo ziguhiga nicyo bivuze. yego. iya gatanu ni ukurota wibwa ikintu n'umuntu uzi. ubuzima busanzwe uranamuzi. okay. amafaranga ibintu byose ukabitwara. iya gatandatu ni ukurota ubona ifoto yawe mu irimbi. wowe uri kurota. kandi uri muzima. uri mu irimbi cyangwa ku ruhimbi rw'abadayimoni. bisobanura ko ibyo urimo ucamo hari umuntu byinshi inyuma kandi atari umuntu uguha amahoro ngo unezerwe. iya karindwi kurota ubona umuntu agusunikira mu byondo, mu ivumbi, mu mazi cyangwa mu bintu by'umwanda. yego. ibyo bisobanura ko afite intego yo kwangiza, kwica,
no guharabika reputasiyo yawe, isura yawe, ubunyangamugayo bwawe. reputation se ni isura burya habyibona. Reputation ubwo babyita nko kwangiriza umuco wawe, kwangiriza uri we, isura yawe, profile yawe. Yumva ngo arasukumye kwegwe mu byondo ni ivumbi, none se namo kubiguyemo uzabisohokamo ryari kandi wari ugifite bisaba gusubira inyuma. Hanyuma iya 8 ni ukurota kenshi umuntu kandi bamara kumurota ukahita ubyukira mu byago nkaje. Ni ukuvuga ngo mbere utaramurota nta makuba wari urimo, ako kimara kumurota bibaye ibibazo. Iryo joro wamurose ukabyukira mu makuba. Ngizo rero zimwe mu 8 si zose zerekana ko amakuba n'ibyago. Urushako rubi, ubupfakazi, uburwayi, inzara, ubukene, ibyago, ubushomeri, amakuba, agahinda, ibyo byose urimo mwene wanyabiri inyuma bifitemo uruhare. Inama ni inama 3. Cyambere rinda ururimi rwawe, kabiri senga isengesho ryihariye rya wenyine risenya ibihome. Yego. Gatatu bitaze mu buryo bw'amarangamutima, ibyawo bigira ibanga, navuga n'igihuye n'icyo urimo. Yego. Mwereke ko ntacyo wabonye. Muhabwe umugisha n'Imana. Mbasaba kugira ngo nyamuneka mudufashe twishyure mituweli kandi mureke tugaburire n'abantu bana. Ibindi bintu mukwiye gukora, icyo biba nicyo usarura. Niba ushaka gukira ibira mu bakene, niba ushaka urugendo ibira mu bagoye. Tubikore mu buryo bwiza. Imana umugisha. Shalom.